umujyi wa Lanciano uherereye mu burasirazuba bw'Ubutaliyani mu ntara ya Abruzzo ni umujyi uzwi cyane. Kimwe mu byo uzwiho ni igitangaza cyahabereye, igitangaza cy'Ukarisitiya. Icyo gitangaza cyabereye mu kiliziya iri imbere yacu tureba, ubwo umusasaridoti yahaturiraga igitambo cy'Ukarisitiya, ariko umusasaridoti akaba yarashidikanyaga niba koko Yezu ari mu Karisitiya. Yezu rero yamwigaragarije akora igitangaza tugiye gusura aho cyabereye. Icyo gitangaza cyabaye mu mwaka wa 750, kibera muri kiliziya iri imbere yacu. Yari kiliziya yacungwaga n'abapadiri ba Mutagatifu Bazile. Uyu munsi ariko icungwa n'abafurere ba Mutagatifu Francisco wa Asizi. Iyi kiliziya yashyizwe ku rwego rw'ahantu hakorerwa ingendo nyobokamana kubera iki gitangaza cyahabereye. Iyo winjiye muri iyi kiliziya uhasanga abantu baje kuhasengera, cyane cyane baje kureba iki gitangaza cyabereye muri iyi kiliziya. Icyo gitangaza ni uko divayi ndetse n'umugati padiri akoresha atura igitambo cy'Ukarisitiya, ubwo yari amaze kuvuga ya magambo yo gusaba ko bihindurwa umubiri n'amaraso bya Kristo, uwo musasaridoti yagiye kubonabona koko cyari umugati cyahindutse inyama, n'icyari divayi gihinduka amaraso. Nyuma y'akanya gato rero amaraso yibumbiye mu tubumbe 5, ndetse na ya nyama nayo igaragara iva amaraso. Uwo mupadiri yabyeretse abakristo bari bitabiriye icyo gitambo cy'Ukarisitiya, maze babyegeranyiriza mu gikoresho cyabugenewe gifite isuku. Nyuma hatangira rero amaperereza kuri icyo gitangaza cyari kimaze kuba. Icyo gitangaza rero cyaravuzwe cyane, bituma n'abashakashatsi baza kugikoraho ubushakashatsi. Cyane cyane ubwamenyekanye n'ubwabaye mu mwaka w'1970, ubwo impuguke ndetse zirimo n'abaganga boherejwe na OMS, umuryango wita ku buzima, baje gusuzuma koko niba iyo nyama ndetse n'ayo maraso ari iby'umuntu. Ibisubizo byagaragaje ko iyo nyama ari igice cy'umutima, ndetse n'amaraso nayo akaba ari ay'umuntu, ari amaraso yo mu bwoko bwa AB. Bamaze rero kubona ko ari igitangaza gikomeye, iyo nyama bayisize muri aka kantu mureba ka ostansware, ndetse n'ayo maraso bayashyira mu nkongoro yabugenewe kugira ngo abantu bashobora gukora urugendo nyobokamana hano bajye babireba. Iyi kiliziya ibitse ibi bimenyetso bitagatifu ntabwo ariyo yabereyemo igitangaza cyabereye muri kiliziya yo munsi tugiye nayo kureba muri aka kanya. Iyo werekeza ahari iyo kiliziya, iyo shapeli yabereyemo icyo gitangaza, unyura muri mize igaragaza bimwe mu bimenyetso by'icyo gihe igitangaza cyabaga. Ibyo birimo ibimenyetso by'ibikoresho bitagatifu abasasaridoti bambaraga, ariko ku buryo bw'umwihariko muri iyi mize harimo ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga, ndetse bakagira n'ibyo bagaragaza babonye mu bushakashatsi bwabo, bikaba bigaragazwa n'ibi bisubizo. Uyu Dr Rinaldi niwe wari uhawe gukora ubwo bushakashatsi. Murabona n'ibikoresho yagiye akoresha, ndetse na raporo yatanze yandikishije umukono we. Muri iyi mize harimo ifoto nini igaragaza ibimenyetso bitagatifu, igaragaza ya hostia yahindutse umubiri wa Kristo ku buryo bwuzuye, n'amaraso na ya diva yahindutse amaraso ya Kristo ku buryo bwuzuye.
usanga abantu benshi baje gusengera iruhande rw'iyo shapeli no muri iyo shapeli. Iyi niyo shapeli yabereyemo icyo gitangaza nk'uko bigaragazwa n'iyi nyandiko yahashyizwe. Iyi niyo aritari yaturirwagaho igitambo cy'ukarisitiya muri icyo gihe. Ibice tubona harimo ibyavuguruwe, ariko inkingi zigaragara inyuma ni iz'iyo shapeli yo muri 750. Mu gusoza, twakomeza kwibukiranya ko Yezu yicisha bugufi, ariko rimwe na rimwe akagira n'ibimenyetso aduha bifatika kugira ngo bikomeze ukwemera kwacu. Yezu rero ni muzima mu isakaramentu ry'ukarisitiya.